The facial expression, just what else could I have done? It kind of. Ni mu minsi itari mikeya shampiyona y'isi y'amagare cyangwa UCI World Championship yakiriwe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni iminsi rero mikeya yari itambutse turi kwibonera ibi byishimo, gusa none twavuga ko atari iminsi mike kuko iminsi yarenze icyumweru niyo harengaho umunsi umwe, niyo harengaho isa aba ari iminsi twavuga yuko atari iminsi mikeya. Rero ni nyuma y'iyo minsi yose hano mu Rwanda ubwiza cyangwa se uburyohe bw'umukino w'igare bukomeza kumvikana, ubwo twakiraga aba champion b'isi bagiye baturuka mu bihugu bitandukanye, inzobere mu kuri nyonga, ahamanuka, ahazamuka ndetse n'ahatambika. Rero ibingibi bikaba byarasize imbamutima mu bakinnyi benshi, ndetse yewe ibingibi bigasiga imbamutima mu banyarwanda, aho twagiye dukomeza kubona byinshi byagiye binezeza abantu, aho twagiye tubona imikino myiza yagiye ibera mu mihanda yo mu mujyi wa Kigali n'iwacu mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa ibingibi rero bikaba byaje kugira iherezo bwo kuwa 28 shampiyona y'isi y'amagare yabaga ku munsi wa nyuma ibera hano i Kigali, iza kwegukanwa n'umunye Slovenia ku munsi wa nyuma mu cyiciro cyo gusiganwa cyitwa road race. Reka mbanze nkubwire ngo nguwaye ikaze gukurikira iwacu topic umunsi ku wundi, mbanze nkubwire ngo ndagushimwe wakanze subscribe, mwibutsa gukanda subscribe wowe utarakoraho, wowe ugeze kuri no muyoboro ari ubwa mbere, ndetse nawe dusanzwe tubana ariko ukaba utarakanda kuri subscribe, mbanje kwibutsa gukora ubundi ugahita ukanda kukazogera kugira ngo ujye ubasha kumenyera amakuru ku gihe ngiye tugiye kubana nkugeza no makuru rero nk'ibisanzwe nk'abandi fix. Nyuma y'iminsi yari itambutse rero turi kwakira ino shampiyona y'isi mu masiganwa y'amagare, mwibutsa yuko kuri iki cyumweru cyatambutse ubwo tariki 28 Nzeri 2025 nibwo hakinwe umunsi wa nyuma wa shampiyona y'isi y'amagare ya 2025, aho ibihangange byahanganiye intera y'ibirometero 267 na metero 500. Tadej Pogacar niwe usanzwe ari nimero ya mbere ku isi muri uyu mukino, anafite umudari wa zahabu uheruka, akaba yaje kuwisubiza yisubiza ikuzo ryinshi ndetse arihesha n'igihugu cye ubwo yaje gukoresha amasaha 6 ndetse n'iminota 21 arenzaho amasegonda 20. Ndagira iki kintu ucyumve neza, Tadej Pogacar uyu munye Slovenia niwe waje kwegukana umudari wa zahabu n'undi yarasanganywe mu mwaka wari waratambutse niwe waratwaye n'ubundi muri shampiyona y'isi y'amagare yarabereye i Zurich, akaba yaje kuwisubizanya ikuzo ryinshi cyane ubwo yakoreshaga amasaha 6 ndetse n'iminota 21 arenzaho amasegonda 20. Uyu mukinnyi rero utari mukuru kubera yuko afite imyaka 27 yaje kuvuga yuko kugira ngo yongere kwegukana iri siganwa nkuko yari yabikoze umwaka washize byatewe no gufata ibyemezo bikomeye abakinnyi bagenzi be batakumva. Ubwo yagiraga ati navuye mu mabuye cyangwa azwi nko kwa mutwe, ndimo ndagendana na Del Toro Romero Isaac, ariko yagize ikibazo cyo kuribwa mu nda, biba ngombwa yuko njyewe nijyana njyenyine nkora nkuko nabikoze umwaka ushize, gusa biza kurangira ibyo ngibyo mbikoze. Ntabwo uko twakinnye ariko twari twarabiteguye, kuko abo twari turi kumwe mu ikipe bose bambuzaga kugenda, mfata umwanzuro ndabikora. Tadej Pogacar kandi akaba yavuze ko yagiriye ibihe byiza i Kigali, bityo akaba agiye kuryoherwa n'intsinzi ye mbere yuko yitegura kuryisubiza ubwo rizaba ribera mu mujyi wa Montreal muri Canada. Akaba yagize ati ni ibihe byiza nagize gusiganwa hano muri Afrika, reka mvuge yuko ari icyumweru cya mbere cyiza, iminsi nagiriye ni myiza, muri make ndashimiye birenze urugero, nishimiye kongera kwambara uyu mwambaro, ngiye kuryoherwa nawo mu gihe cy'umwaka, noneho nzabone gushaka uko nongera kuwisubiza ubwo yavugaga ubwo bazaba bari kongera bageze Montreal mu gihugu cya Canada muri shampiyona y'isi y'amagare izaba mu mwaka wa 2026. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame, umukuru cyangwa se umuyobozi w'igihugu cyacu cy'urw'imisozi
igihumbi aricyo Rwanda niwe wambitse umudari wa zahabu Tadej Pogacar, akaba kandi wakurikiwe n'umubirigi Remco Evenepoel wahawe umudari w'ifeza, naho umunya Ireland Benny Healy aza kuba ahabwa umudari w'umuringa wambikwa umukinnyi wa gatatu. Mwibuka yuko Tadej Pogacar bimwe mu byatumye yanikira neza umubirigi Remco Evenepoel igihe kingana n'amasegonda 58 nuko Remco Evenepoel yaje kuba agira ikibazo cyo gupfusha igare atinda kuza kubona ubufasha uko yakabaye abubonera igihe, bibiza kurangira rero asigayeho amasegonda 58 byumvikana yuko no kuba uwa kabiri ni imbaraga nyinshi. Nkutse yuko uyu Remco Evenepoel ariwe wari waregukanye umudari wa zahabu mu cyiciro cya ITT cyangwa individual time trial mu cyiciro cy'abagabo, akaba nawe yarabikoze ku nshuro ya gatatu yikurikiranya, aho no muri 2024 ndetse na 2023 ariko yari yabigenje. Rero umukinnyi twavuga yuko ari umukinnyi mwiza, akaba akomoka mu Bubiligi, naho Tadej Pogacar akaba akomoka mu gihugu cya Slovenia. ngira ngo rero ni shampiyona cyangwa se ni imikino yagize icyo isiga inkuru zitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko kubijyanye n'ibyishimo, aho n'abafana bagiye bagaragaza imbamutima zitandukanye, nabo bakagaragaza yuko bagiye banezerwa kandi bagiye bagubwa neza n'ibyo babonye n'ibyo bahawe ndetse n'ibyo beretswe. Ngewe rero twabanye ndi fixe nk'isanzwe nk'uko mana kwibwiye tugitangira ikiganiro, gusa icyo ngutsana gukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri no muyoboro, cyangwa tukaba dusanzwe tubana utarakanda subscribe wibuke ukandeho rero n'icuro imwe yonyine, ubundi ugafungura akazogera kugira ngo ujye ubasha kumenyera amakuru ku gihe.